Haleluya. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mwe mudahwema kudukurikira kuri YouTube channel yitwa Kajengerezo TV. Twongeye kubahereza ikaze mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze, turabashimiye comment zanyu mukora, subscribe mudahwema gukora. Nawe utari wakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, kandi uko dusorojwe tuzajye dufatanya gusenga mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. YouTube channel Kajengerezo niyo kunyuzwaho ijambo ry'Imana. Nta bindi muzasanga keretse ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo rihumuriza, ijambo rizura abapfuye mu mwuka rikabasubiza ubuzima, ijambo risenya imigambi ya Satani, ijambo ritanga imibereho, ijambo rihindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe. Hanyuma reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, tugushimiye yuko ari wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite ubutwari, ijambo ryawe rifite ubushobozi. Ijambo ryawe tugiye kumva rigira ububasha, rigira imbaraga, risenye, ryubake, kandi Uwiteka umuntu wese ugiye kuryumva agire impinduka mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Ufashe njyewe ugiye kurivuga, unyambike imbaraga, Mwuka Wera abe mu ruhande rwanjye, Mwuka Wera amfashe nguko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Urakoze kuri Imana mva gusenga, tubisabye tugize mu izina rya Yesu, amen. Nyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 23 niyo tugiye gusoma. Zaburi ya 23 niyo tugiye gusoma. Zaburi ya 23 haranditse ngo, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshingo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe. Ijambo ndashaka kuritindaho, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose ngiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Muvugeho amen. Uyu ni Dawidi vuze ijambo, aririmbye iyi Zaburi, ariko iyi Zaburi ndagira ngo weho uyiteze amatwi, hanyuma uyumvishe, hanyuma dufatanye kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu. Uyu ni Dawidi aravuze ngo, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu gikombe cyanjye, igikombe cyanjye kiraseze. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo aya amavuta y'umwami atandukanye n'andi mavuta. Imana igushiraho amavuta y'abami. Amavuta y'abami cyangwa se amavuta y'Imana, hari ibintu ngira ngo tuvuge bigera ngo kuri 3 cyangwa 4, hanyuma niturangiza dusenge. Hanyuma aya mavuta y'Imana, iyo turimo tuvuga ngo amavuta y'Imana, Imana iguha amavuta. Aya mavuta akora iki? Aya mavuta akora iki? Adufasha iki? Hanyuma amavuta y'umwami cyangwa amavuta y'Imana, Imana yigusiza amavuta y'ibwami. Icyambere, amavuta y'ibwami cyangwa amavuta y'Imana azana ubwiza. Haleluya. Amavuta y'Imana azana ubwiza. Kubera iki? Uza kwireba ukuntu usa,
hanyuma ubikompare na kijya gihe wari utari wakizwa ukiri mu byaha, urasanga ifoto nziza wa presenta ni ifoto y'uyu munsi warakijijwe, kubera ko ako gasura ufite uyu munsi wa none ugakesha amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana azana ubwiza, amavuta y'Imana azana ubwiza, kandi amavuta y'Imana atuma ameze. Mu yandi magambo narigiye kukubwira ngo amavuta y'Imana akatura imyaka, ugasanga umuntu ari kukubarira mu myaka mikeya kandi ufite imyaka myinshi. Kubera iki? Ibyaha birasazisha, ariko amavuta y'Imana nabwo agusiga ubwiza ukaba mutoya. Haleluya! Imana iguhe aya mavuta y'ibwami, Imana igusiga amavuta, kandi aya mavuta Imana ndimo gusabira ngo igusige aya mavuta aguhereze ubwiza. Kandi ubwiza Imana igiye kuguhereza butandukanye n'ubwo wari ufite, kandi ntabwo wagira ubwiza butangwa n'aya mavuta ukiri mu byaha. Uyu muntu ari mu byaha arasaza, nubwo weho ushobora kugira ngo uri mutoya, ariko ibyaha birasazisha. Ibyaha bituma umuntu asaza, ibyaha bituma umuntu akanyarara, ibyaha ni bibi, ibyaha birasazisha. Ariko iyo umuntu yavuye mu byaha, amavuta y'Imana, amavuta y'agakiza akamubaho, Imana igusiga ubwiza, abantu bakabona byarahindutse. Niyo mpamvu muzareba umuntu bakavuga ngo runaka yarahindutse, yabaye umwana mutoya. Ntabwo agizwe umwana mutoya n'imyaka afite, oya, ahubwo ni amavuta y'Imana. Haleluya! Amavuta y'Imana azana ubwiza mu izina rya Yesu. Mama, wowe papa, wowe dukurikiye, wa musore, wa mukobwa, ndagira ngo ubwire ngo uve mu byaha. Nuva mu byaha, igikundiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana burakuzaho. Uretse ibyaha, fa mu biyobyabwenge, fa mu rumogi, fa muri ibyo ngibyo uraramo, ureba amafilime y'urukozasoni, wikinisha, ntiyagutera gukora ibyaha. Wowe unyumva uri ku mugabane uwo ari wo wese, ndaguhanuriye, niba ukeneye ubwiza bw'Imana, va mu byaha. Kuva mu byaha niko kujijuka. Nushaka ube warize, nushaka ufite impamyabumenyi z'ikirenga zitandukanye, ariko utari wava mu byaha, aho ngaho uri mu bujiji. Imana itugire neza. Va mu byaha ubone ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma ikintu nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ngo aya mavuta y'Imana, amavuta y'Imana azana igikundiro. Igikundiro, amavuta y'Imana azana igikundiro. Abantu bose, ukumva abantu bose bashaka kukugira inshuti. Bibutse neza yuko nta muntu udakenera gukundana n'umwana. Abantu bose baba bashaka kugira inshuti umwana. Kubera iki? Aya mavuta y'ibwami, amavuta y'igikundiro akubaho. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ashobora kuvuga ngo nziranye n'umuntu ukomeye, ibyo bikamutera ishema, bikamutera no kubigendera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo dukwiriye kumenyana n'ukomeye kuruta abakomeye bose bo mu isi. Ukomeye kubasumbya ninde rero? Ni Kristo amenya amaraso igorogota. Haleluya! Ndagira ngo mbabwire ngo ukwiriye kugira inshuti Kristo, kuko numenyana na Kristo uzaba uziranye n'ukomeye. Kandi aya mavuta y'igikundiro azanwa na pozisiyo uteretswemo. Imana yiguteretse mu mavuta y'igikundiro, abantu bose baragukunda, ukamera nka Yosefu. Yosefu amavuta y'igikundiro yaramuriho, ajya kwa Farawo baramukunda, ajya kwa Potifari baramukunda, agera muri gereza naho baramukunda. Kubera iki? Dolas topifo era na amavuta y'igikundiro. Hayo mavuta y'igikundiro akuze mu mama, hayo mavuta y'igikundiro akuzeho, akuvaneho kasike z'abadayimoni, akuvaneho icyasha cyose. Ugira amavuta y'igikundiro mu izina rya Yesu. Hayo mavuta y'igikundiro, abana bagukunde, abagabo n'abasore bagukunde, ari urukundo rwiza, atari urukundo rukujyana mu byaha, ariko ugira igikundiro ku bantu.
bumve bakwiyumvamo, bumve bagukunze, bumva mbese bakeneye kukureba kubera amavuta y'Imana kuriho. Imana ishimwe cyane. Ndaguhanuriye ngo aya mavuta kubeho, aya mavuta y'igikundira kubeho, aya mavuta y'igikundira kubeho. Sifa kwa Mungu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Ndashaka gusenga, ariko nayamubwiye ngo aya mavuta azana ubwiza kandi azana igikundiro. Hanyuma ibindi nabyo tuzabireba, ariko reka tube turebye ibi bibiri, hanyuma tuzagaruka turebe n'ibindi aya mavuta amara. Ariko naje kukubwira ngo aya mavuta azana ubwiza. Reba kuntu uze kwireba mu ndorerwamo, urebe iyo foto, hanyuma uze kuyisanisha na cya gihe ukiba mu buraya, ukiba mu kabari, urara muri kanivo, ukinywa ibiyobyabwenge, ugitunzwe na alcohol, urara ku makarito. None urebe uyu munsi wa none wahishuriwe Kristo, urebe ubwiza ufite. Uri mwiza, uri mwiza. Kandi nawe utari wakizwa, ndakurarikira gukizwa kugira ngo ubwiza bw'Imana bukubeho. Nawe wakizwa, birashoboka, kandi nawe Yesu aragukunda. Imana ikwitayeho, Imana yashaka kuguha agakiza, kandi Imana yashaka guhumuriza umutima wawe, kuko kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi ikindi tubonye amavuta azana igikundiro. Nukizwa, nuva mu byaha, hari abakwanze bazongera bakagukunda, hari abakuvuyeho bazongera bakugarukira. Kubera aya mavuta ya Yesu azana igikundiro, abantu bakongera bakagukunda. Ndagushimiye wowe wadukurikiye, ndagushimiye yuko wateze amatwi. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugire neza. Tugiye gusenga. Imana iguhe umugisha, Imana isubize kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishimwe hejuru. Nta yindi Mana ikwiriye gusengwa, nta yindi Mana ikwiriye kuvugwa keretse wowe waremye ijuru n'isi. Melasto kito bete aigostifo. Aya mavuta nabonetse ku muntu wese udukurikiye. Aya mavuta nabonetse ku muntu wese ukurikiye YouTube channel Kajegerezo. Aya mavuta nabonetse papa. Aya mavuta nabonetse wa musore we. Aya mavuta nabonetse mu kazi kawe. Aya mavuta nabonetse ucuruza mu izina rya Yesu. Urakoze Elohim, urakoze El Shaddai, Jehova Shama. Ndagushimiye alastifo ela Zondi bini watako bini fosti ela crossed bi aha enima dolastifo elegostifo ela iro. Ndagushimiye gutanze aya mavuta, kandi ungiye gutanga agakiza kwadukurikiye kandi n'abazadukurikira. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Icyubahiro ni icyawe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Wewe utari wakizwa, ndakurarikira gukizwa. Washobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izi nimero 078 50 50 829. Uduhamagare cyangwa utwandikire ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. 078 50 50 829. Umuhamagare wabitekerejeho, wabiteguye, kandi uri kumva ufashe umwanzuro wo gukizwa no kuba muri Yesu neza. Nanjye ndagufasha uko Imana inshoboza, ngusengere kandi ngugire inama, ngurangire n'indi nzira wacamo kugira ngo ubinambemo kandi ubigumemo neza. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza mu izina rya Yesu, amen. Nge twari kumwe, amazina ni Rusangiza Jean Dodier. Hanyuma irindi zina nguko mubibona aho ngaho bakunze kunyita Kajegerezo. Hanyuma Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. I love you, ndabakunda cyane. Jotel. Shalom, shalom, shalom.